Abageze mu bushorishori bw'impinga z'imisozi ntibahageze bwo kwirasa rimwe nk'umurabyo, ahubwo igihe abandi babaga bagona bo babaga bagenda. Turabagezaho inkuru zicukumbuye zirimo amasomo ashobora kugirira umuntu akamaro muri ubu buzima bwacu bwa buri munsi. Inkuru ya mbere ni inkuru itangaje y'intama ndetse n'ibirura. Igihe kimwe mu gihugu cya Sri Lanka hari umuhinzi mworozi wari ufite intama nyinshi cyane mu ifamu ye. Nuko hafi y'iyo famu hari ishyamba ry'inzitane ryabagamo ibirura byinshi cyane. Nuko kubw'umutekano w'izo ntama ze yigira inama ati, ese uwacirira imbwa z'inkazi zizazamfasha kubungabunga izi ntama zanjye bikazirinda kuribwa n'ibirura kwa hato na hato? Umugabo amaze kunoza iyo nama yaragiye acirira izo mbwa. Izo mbwa zaraje zikora akazi neza, zimurindira ifamu, ndetse ntibyatinze izo ntama zatangiye kororoka cyane. Ibirura nabyo ku rundi ruhande byagiye inama, akaba wa mugani w'umunyarwanda ngo inyoni zijya inama, ngo abarenzi bajya inama inyoni nazo zijya uwundi. Kubwo kutongera kubona urwaho rwo kuza kumurira intama, ibirura byigiriye inama biti, inzigo ikomeye iri hagati yacu na ziriya ntama ni ziriya mbwa. None se nta kuntu twahenda ubwenge ziriya ntama tukazibwira ko abanzi bazo bakomeye ari ziriya mbwa, zitabashakira amahoro, zishaka guhora zibakandamiza, naho twebwe turi inshuti zabo magara, ahubwo twatandukanye umubano wacu ukazamo agatotsi bitewe n'izo mbwa? Nuko zifata ibaruwa zirashishimura ziragira ziti, ntama abavandimwe ndetse inshuti zacu, tubabajwe no kubamenyesha yuko mudufata uko tutari kuva igihe iyo famu yanyu yaziragamo izo mbwa z'inyamahane zikunda ndetse zifuza guhora zibakandamiza. Zaduteranije ku bavandimwe banyu ari bo birura, zibabwira ko turi ibiremwa bibi ndetse by'ibinyamahane, ariko mu by'ukuri zarababeshye, ahubwo kwari ukugira ngo izo mbwa zikomeze zibabuze uburenganzira ndetse zibakandamize. None rero mushaka mwakwibohora, bityo mukazadusanga tugasabana, mukabona koko ibyo twababwiye byari ukuri. Ibaruwa yageze ku ntama, intama zirayisoma, ndetse zimwe muri zo zitangira kuvuga ko koko ibyo birura bizibwira bishobora kuba ari ukuri. Umunsi umwe izo ntama zaje kugira gutya zigaragambya ku mbwa, zirazibwira ziti, hashize igihe kinini mutubuza uburenganzira bwacu, mutubwira ko biriya birura ari ibiremwa by'ibigome, nyamara mu by'ukuri ntabwo ariko biri, mwaribeshye. None rero muturekere uburenganzira bwacu twisanzure, ndetse tuzabashe gusabana na biriya biremwa byo mu ishyamba. Imbwa zagerageza kuzibwiza ukuri, ariko intama ntizumva. Nuko umunsi umwe intama zaje gucika ifamu zijya mu ishyamba kureba ibirura. Uwo munsi wabaye umunsi w'ibirori ku birura, kuko niwo munsi zabonyemo inyama zihagije z'intama zo kurya. Ese ni irihe somo dushobora kwigira muri iki gitekerezo? Mu buzima bwacu bwa buri munsi dufite abantu batureberera ndetse badufite mu nshingano, bahora bifuza ko tudashobora kugira ikibi duhura nacyo, ariko ku rundi ruhande dufite n'abandi bahora badutegereje, bifuza kutugirira nabi kubw'inyungu zabo za buri munsi, mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nyamara rimwe na rimwe duhumishwa amaso n'ibyiyumviro, bityo tukaba twabasha kugwa mu bishuko by'abantu badufitiye imigambi myiza, kandi kimwe mu bishuko bakoresha ni ukutwumvisha yuko badufite mu nshingano zabo, amategeko n'amabwiriza baduha aba ari mu mugambi wo kudukandamiza gusa. Rimwe na rimwe ababyeyi banga kumvira abana banga kumvira ababyeyi babo, bakishora mu bishuko, ndetse bagasanga inyangabirama zibafitiye imigambi mibi, bityo zikaba zibabwira ko ababyeyi babo babakandamiza ndetse babuze uburenganzira bwabo. Ubwo burenganzira abashaka kurenga inzira bazabibona. Rero tujye tugira umwete wo kumvira, kuko ngo kumvira kuruta ibitambo, kandi Bibiliya tubwira yuko wumvire so na nyoko kandi ububahe, kuko ariryo tegeko rya mbere ririmo isezerano, kugira ngo uremere mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe iguha. Mbifurije kuramba no kuramuka, Imana ibahire kandi ibahe umugisha. Murakoze.